tubahaye ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku bikorwa by'umushinga Gender Matters for Green TVET, by'umwihariko ku bikorwa byawo mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Don Bosco Gatenga TSS. Umushinga Gender Matters for Green TVET ni umushinga w'imyaka 4 ugamije kuzamura ireme ry'uburezi no guteza imbere amahame y'ibanze agenga uburinganire n'ubwuzuzanye mu bigo by'abasaleziyani mu Rwanda no muri Uganda. Mu Rwanda ukorera muri Don Bosco Gatenga TSS na Don Bosco Muhazi, naho muri Uganda ukorera muri Don Bosco Bombo, Don Bosco Kamuri na Don Bosco Parabek. Kugeza ubu hamaze gusozwa neza imyaka 3 y'ibikorwa by'umushinga. Mu bikorwa by'ibanze hashyizwe imbaraga mu guteza imbere ubwuzuzanye mu kigo ndetse n'umuryango muri rusange. Icyari kigamijwe cyane no guhindura imyumvire by'umwihariko ku kwiga amasomo ya tekinike mu bana b'abakobwa, dore ko wasangaga ahanini abakobwa bisanga mu masomo adasaba imbaraga, ariko ubu urabasanga mu bwubatsi, amashanyarazi, gukora amazi n'andi masomo yakunze kugaragazwa nkaho yagenewe abahungu gusa. Mu bikorwa by'uyu mushinga harimo gukangurira abantu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina GBV no gutanga ubuvugizi bwagutse ku banyeshuri n'abakozi ku bibazo bagaragaza. Twakoze ubukangurambaga butandukanye tugamije kugira ngo habeho kumenya no gusobanukirwa neza amategeko arengera buri wese. Urugero, twakoze ubukangurambaga kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo bukangurambaga twarabukoze dusobanukirwa n'amategeko, ndetse buri wese kuva ku buyobozi kugeza ku banyeshuri barahuguwe banasinya ayo mategeko barengera. Tugamije rero kurindana, tugamije gufatanya kugira ngo tubashe guhora duteza imbere umwana, umuntu mukuru uwo ari we wese ukorera mu kigo cyacu. Mu ntangiriro hifuzwaga ko byibura 30% by'abanyeshuri bose baba ari abakobwa, ndetse 30% by'abagore baba mu buyobozi bw'ishuri. Mu rwego rwo kurushaho kwakira abakobwa no kubashyigikira, hateguwe amacumbi y'abakobwa ndetse hubatswe ubwiherero bugezweho n'ibyumba 2 bishya byagenewe abakobwa bashobora kwifashisha. Iyo gahunda yo kwibanda ku bikorwa remezo hamwe n'ubukangurambaga bwa buri mwaka bwo gushishikariza abakobwa kwiga imyuga n'ubumenyingiro byatanze umusaruro mwiza. Umubare w'abakobwa biyandikisha wiyongereye ku buryo bugaragara, guhera ku bakobwa 60 mu mwaka wa 2022-2023. Ikigo ubu gifite abakobwa 209 mu banyeshuri 533 mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025, bityo bakaba barenze cyane intego ya 30%. Ikigaragara ni imibare yazamutse cyane y'abana b'abakobwa bitabiriye kwiga imyuga kandi babamo. Ubwo twe nta bana b'abakobwa twacumbikiraga, ariko twatangiranye n'abana bake bagera kuri 40, turagenda tugera kuri 60. Ubu ngubu aho tuvugira tugeze ku bana 158. Ku mubare w'abakobwa mufite hiyongeraho ariko n'abakobwa biga bataha. Ego, ku mubare nubwo ikiri mukeya abo biga bataha, ariko nawo uriyongera. Nawo wariyongereye. Ni ukuvuga no guhurumbira amasomo y'imyuga yariyongereye muri rusange. Nta nubwo ari hano iwacu ku ishuri mu Gatenga gusa, ubu no mu Rwanda hose, kubera n'imbaraga guverinoma y'Abanyarwanda yidishyiramo. Gufasha abanyeshuri b'amikoro make ni inkingi ya mwamba y'uyu mushinga. Bahawe inama zibafasha kwigarurira icyizere no gukunda ibyo biga. Binyuze muri iyi gahunda, hari abanyeshuri 30 bahawe ubufasha bw'amafaranga nyuma yo kugaragaza ibibazo byabo. Byongeye kandi abanyeshuri 9 bahawe ubufasha bwo kuganira n'abajyanama ku bibazo by'ihungabana. Amazina yanjye nitwa Tizere Ange Clarisse, nkaba nshimira Gender Matters yuko yamfashije nkatangira kwiga ahangaha uburyo ntabashaga gutekereza. Nabanje kwitera icyizere bitewe n'ikibazo cya minervale. Gender Matters yamfashije mbese gukomeza kwiga bitewe n'uko nzi yuko amashuri yanjye ngiye kuyasubika bitewe n'ikibazo cya minervale yiyongereye. Ubu nkaba bashimira yuko bafashije nyine nkaba hari aho ngeze ubu ngubu. Uyu mushinga wibanze cyane ku banyeshuri biga amashanyarazi no gukora ibijyanye n'amazi. Mu byibanzweho harimo gukurikirana abakobwa barangije amasomo yabo no kongera ubushobozi bwabo muri aya mashami. Hatanzwe inkunga y'ibikoresho ku bakobwa 8
n'abahungu 4 barangije amasomo mu bijyanye n'amazi n'amashanyarazi. Gender Club baradufasha mu bikoresho by'isuku ku bakobwa, aho badushyiriyeho n'icyumba cy'abakobwa mu gihe umukobwa agize ikibazo agendamo akaruhuka agafata n'ibindi bikoresho by'isuku. Twebwe abakobwa n'abahungu sinavuga ni Gender Club uri kumva ko harimo abahungu n'abakobwa ku rugero rungana. Ubwo ngubwo twiga amasomo atandukanye ayo twamenye ahangaha tukayageza no ku bandi. Hari rimwe na rimwe abanyeshuri baturutse mu miryango itandukanye bakaba bafite ibibazo by'ihungabana mu bitewe n'uwenda no mu buzima bakuriyemo, ariko kino kigo kubera iyo Gender Club ibasha kubasobanurira no kubahumuriza bakamenya nyine ko ibintu ari izi, ubuzima ari bwiza. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Sandrine, nkaba niga mu mwaka wa level 3 electricity ibijyanye n'amashanyarazi, ariko nkaba naraje mu buryo bwo kugira ngo ninyure n'abandi bana b'abakobwa bumva yuko batashoboye, bumva yuko ibintu bijyanye n'amashanyarazi n'amazi ari iby'abahungu, kugira ngo mbereke yuko natwe abakobwa hari icyo dushobora kwigezaho dutinyitse. Rero muri urwo rwego nageze mu kigo cya Don Bosco Gatenga TSS, nkasanga umushinga cyangwa se club ya gender barangije nabo bamfasha mu bijyanye no kwitinyuka, ndetse banangira inama umunsi ku munsi, bituma mbasha no kwirebamo icyizere cy'uko nanjye hari icyo nageraho, kandi ejo nkagira ejo hazaza heza bitewe n'ibyo nize, kandi ko bazanamfasha kumpa ibikoresho n'ibindi bintu nkeneye mu gihe nzaba wenda ndangije kwiga, kandi ko nzanagira amanota meza. Amazina yanjye nitwa Kwizera Thierry. Ni byo koko kuba twigana n'abakobwa hari byinshi bidufasha, kuko tubona yuko ibintu by'imyuga nyine tubona ko nabo babishoboye. Twaje gusanga yaba ari abahungu cyangwa se abakobwa nyine twese turashoboye, kandi nabo hari ibintu ugasanga mu myuga nabyo hari ibintu byinshi bakora nyine kandi ukabona ko babishoboye. Kandi biranavugwa ko kwigisha umukobwa ari ukwigisha isi. Umushinga utanga inzira zo gukomeza kwiga mu rwego rwisumbuyeho. Abakobwa 2 barangije amasomo mu by'amashanyarazi bahawe burusi. Umwe muri bo yarangije amahugurwa y'ibijyanye n'ingufu z'imirasire y'izuba muri Ghana, kandi azagaruka kwigisha amasomo y'igihe gito mu bijyanye n'ingufu z'imirasire y'izuba, mu gihe undi ubu yiga muri kaminuza yo muri Sweden. Ni kenshi abanyeshuri bagana amasomo y'imyuga, ariko rimwe na rimwe bakaburaho bakorera imenyereza mwuga cyangwa se ntibabone amahirwe yo guhuzwa n'isoko ry'umurimo. Uyu mushinga watekereje kuri iyi ngingo, aho hashyizweho umukozi ushinzwe guhuza abanyeshuri n'isoko ry'umurimo. Twagiye dufasha abanyeshuri bagiye batandukanye kubaha toolkit bibafasha gutangira kwiyadapta ku isoko ry'umurimo, kandi twagiye tunabona abafatanyabikorwa muri abo twakoranaga bagiye bakira abanyeshuri baturutse hano. Navuga ngo umubare w'amakampani yakira abanyeshuri bacu wariyongereye ku rwego rushimishije. Ntabwo turagera ku 100%, ariko muri uyu mwaka hari icyizere yuko bizazamuka kurushaho. Navuga ngo rero uyu mushinga wadufashije noneho gukura biro ku buryo bwari busanzwe tukayigira, navuga ngo tuyishyira kuri standard. Kuba iyo biro ihari ni ikintu kandi kabiraninga ku buryo buhoraho, ni ikintu gikomeye cyane, kandi n'abafatanyabikorwa mu ma MOU twagiye dusinya yariyongereye. Ubutumwa rero twaha ababyeyi muri rusange ni gukomeza gushishikariza abana gukunda imyuga, kuko mu minsi yashize twari dufite ababyeyi benshi batumva ko umwana ugiye mu myuga yakwigirira akamaro. Nabo babyumve ko umwana wize umwuga ntacyo yabura mu buzima bwe, agiye akamaro ndetse vuba gusoma muri wize siyansi, cyane cyane ko muri guverinoma yacu mu buryo education ikorwa, barongera bagahurira muri university, bamwe bari muri university bisanzwe, abandi bari muri engineering.
ntawabura gusoza ashima ibikorwa by'uyu mushinga n'abaterankunga bawo barimo igihugu cya Autriche binyuze mu kigo cy'iterambere Austria Development Corporation, umuryango Jungen University ndetse n'abasaleziyani ba Don Bosco binyuze mu ishami rishinzwe iterambere n'imishinga.